Ichama ngakutesting anaitande Mujiro we miss my itale Murishi miss pikolenge che pikolenge yeah utwari mu rukundo baby ga hataraza mimivundo yeah duhora mu misango every day dusurwa n'imiryango yeah byatangiye utakimvugisha kurarwaye baby girl why gonna chuda koran kunhunde gal guy show me that you love me baby why baby girl why gonna chuda koran kunhunde gal guy show me that you love me baby why Deka fuga ko wantwaye umutima egal if I said I please take a release Nago biba byoroshye you change my things every day night Well I'm into you for real From Birdman to the good guy girl Now yeah I no go break your heart I no go leave you let me leave me Girl I wanna take my love from the low to the top girl kukuru wanje Girl I wanna take your love from the high to my heartbreak Cause you deserve me Baby girl why Gonna shoot a call and kungunde girl Guys show me that you love me baby Why Yeah them call me Park Jeezy you know Park Jeezy My name is Park Jeezy amazina yanjye nitwa Shema Clement niyo niswe n'ababyeyi ay'ubuhanzi nitwa Park Jeezy navukiye ahitwa Kirehe mu karere mu ntara y'Iburasirazuba ariko ubu ngubu mba hano i Kigali muri Kicukiro indirimbo yanjye ya mbere nayisohoye 2020 ariko nari naratangiye kujya stage imbere y'abantu niga mu wa gatanu primaire 2010 kugira menye ko nshobora kuba nagira ibyo nkora mu muziki hari mu mwaka wa 2009 ubwo nigaga mu wa kane primaire then nza guhura n'umwana twiganaga we yarabikoraga icyo gihe ndamubwira ati nanjye ndumva nabikora then aravuga ati dukore ariko 2010 nibwo natangiye kujya imbere y'ababyeyi y'abarezi nkabaririmbira ya mu wa kane primaire indirimbo yanjye ya mbere narindi n'abandi bantu nayisohoye 2018 ariko iyanjye ya mbere nayisohoye 2020 yitwa Urambabaza ubu ngubu maze kugira indirimbo ebyiri ndi njyenyine solo iyo ngiyo nakoze 2020 niyo mperuka gushyira hanze yitwa Why ameza nashize indirimbo zanjye abantu bazakira neza bakantera imbaraga bakantera inkunga uko babasha gusa nyine ikibazo kiba kikiri cy'ubushobozi bukeya ariko nkabasha nyine kugerageza mu bushobozi bwanjye mfite buke n'abavandimwe bamfasha ariko ndabizeza ko ibintu bizagenda neza mu minsi izaza ubu ngubu biracyagoye cyane cyane aba producer nibo bagenda bamfasha ko babumva ari icyo nabasha bakambwira ati vayo ukore nta kibazo ariko ubu ngubu ntago navuga ngo ubushobozi buvanga cause ndacyari umunyeshuri ubushobozi buratuzitira cyane abahanzi baba bakishaka kuzamuka ukora indirimbo ugakora indirimbo nziza abantu bakayappreciatinga ariko kubera ubushobozi buke ugasanga uraziyumviye ukasanga nta hantu zigejeje nyine hafatika ikibazo cy'ubushobozi nyine duhura nacyo cyane isango nayimenyeye kuri Instagram ubwo nabonaga Cedric ari kuvuga abahanzi bafite impano babuze uko babigeza kure bazatugane Isango Star nkuko basanzwe babikora tubafashe nuko nguko nayimenye Isango Star promo indirimbo nabazaniye yitwa Why iri kuri YouTube iri kuri za Audiomack yitwa Why nayisohoye ameza nashize social media nkoresha Twitter nkoresha Instagram nkoresha Facebook aho ngaho hose nitwa Park Jeezy 250 muziki wanjye nkundi muntu wese mba nifuza ko muziki wanjye wagera hano kure ukarenga imbibi z'u Rwanda ukaba waba African ukagera ku rwego rwa Afrika ndetse no hanze ya Afrika kandi bizakunda
twese hamwe no gukora n'Imana ikadufasha bizakunda. Nta kindi bisaba umuhanzi wari we wese, icyambere no gukora kandi ugakora ibintu byiza, noneho ugashaka n'izo support ku ruhande kugira ibihangano byawe bimenyekane hanze ndetse no mu banyarwanda bose. First of all ubanza kumenyekana mu Rwanda, then bikajya hanze, ukajya no muri Afrika, ariko ugomba gukora ikintu cyiza first, kandi ndabizi ko mbibashije. Isango Star zamfasha, ndayizeye cyane bigera ahantu kure. Abantu bankunda cyangwa bamfana, ikintu njya mbisabira, ndabwira ati yego Park Jeezy ntago ndamenyekana cyane, ariko mfatanyije nabo hari ahantu twageze ibintu byacu. Icyo mbasaba ntukuntiza amatwi, bakagerageza bagakurikirana ibihangano byanjye, bakajya kuri Instagram bakamfollowinga, bakajya kuri Twitter bakamfollowinga, bakajya kuri YouTube bakareba ibihangano byose nkoresha Park Jeezy 250. Yangoye ni ya mbere yitwa Urambabaza nakoze umwaka ushize, kuko icyo gihe nta bushobozi nari mfite kandi ho byasabaga kwishyura nyine kugira abayinkorere, bitandukanye na wayi bushize yo ntago byangoye cyane nkuko iya mbere yangoye. Nkuko nakubwiye, mfite inshuti, mfite abavandimwe, mfite abafana, baraterateranya tukagira aho tubigeza mu gihe mba ntarabona nyine support. Ibyo mvuga nka label wenda ubu kishakisha nyine, ariko one day wenda bizakunda. Yo Urambabaza utwari mu rukundo baby ga hatarazamo imivundo, yeah duhora mu misango every day dusurwa n'imiryango, yeah byatangiye utakimvugisha urarwaye, oh baby ga you know twari mu rukundo ingero tuzitanga, you already know bivuze kuko nyigukunda. Yeah unukuri babarira unyumve baby girl I miss you, yeah kuba nkukunda nibyagatumye baby umbabaza, yeah nje ndagukunda none baby we kuki umbabaza, yeah urambabaza, yeah bikambabaza, yeah urambabaza, aya bikanshafuza, you don't know ya demo Park Jeezy, you know. Ya ni inspiration mu buzima busanzwe, abantu barakundana. Hari igihe uba ukunda umukobwa cyane noneho we akabigira urwitwazo, then we akajya kubabaza kubera ko umukunda cyane, na inspiration yavuye. Oya njya kwandika iyi ndirimbo ntago ari ukuba yakari story yambayeho, ahubwo ni inspiration nakuye mu nshuti zanjye, bambwiye nyine situation mpita numva hari ikintu nakora nanjye biciye mu gihangano nk'umuhanzi, kandi ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe, niho inspiration yavuye mpita nkora Urambabaza. Ntago babura of course, nk'umuntu uba uri gukorera abantu, hari umuntu wumva igihangano cyawe akumva aragikunze akagira emotion, ariko nyine nawe ntago umuhunga, ahubwo uramwegera then ukabasha kumwumvisha ko nyine ari ubuzima busanzwe tuba turi kuririmba, then nyine ubuzima bukendereya. Ya ikintu nifuza ku Isango Star ndetse n'abafana muri rusange, abafana ndabifuzaho kunkurikirana bakanshyigikira mu bihangano byanjye. Isango Star icyo nyisaba, niba koko babona ko tubibashije hari icyo twakora, nabo badushyigikire babashe kugeza ibihangano byacu kure, haba kubyerekana, haba ku radio, haba ama interview badukoresha, ibintu nk'ibyo nyine kugira tubashe kuzamura umuziki wacu. Message nifuza kuba abantu bose kubaha, just bamenye ko nitwa Park Jeezy, ndi umuhanzi utaramenyekana w'umunyarwanda wifuza imbaraga zanyu, haba mu kuntega amatwi, haba mu kuntera inkunga wumva ibihangano byanjye. Icyo nabizeza, ibyiza biri imbere kandi Imana izadufasha tubashe kugera aho twifuza. Guretse nishmazi sanje nzatigitanye nkutsindire kwaje, yeah kwaje, yeah naretse zino mbaga panshi ngizishori zitangiye umukono,
yeah, kono, yeah. Buriya niyo bwije utaje ndaraburiza simba ntwika walai uyu mubiri uranzunga icyama nkagutestinga nahitande nkugira we miss my darling nkurisha miss chikurenge je bucece chikurenge icyama nkagutestinga nahitande nkugira we miss my darling nkurisha miss chikurenge je bikurenge yeah. Amazina yanjye nitwa Nyirigira Marie Chantal ndi umwarimu hano muri mufashwa yafashwe na Sari School arimugisha umwaka wa 2. Nyungira hari ibintu byinshi cyane aho wasangaga abana bandagaye mu muhanda bandi batava kuri ba nyina naho ishuri ryaziye ababyeyi bazanye abana babo ku ishuri ubona barahindutse cyane rwose kuko biragaragara no mu myigire yabo. Nitwa Ticha Media nigisha muri kino kigo cya Nufashwa yafashe. Nagiye kirekire mpamaze kuko nibwo ndangije amashuri yisumbuye y'inderabarezi narangije bitambona akazi ko kwigisha muri kino kigo. Ubundi uko dutanga amasomo muri kino kigo mu gitondo baraza tugahurira ku ruziga tukaririmba tugakina tukisanzura kugira ngo twinjize abana bose muri mudi y'amasomo bibagirwe bya bindi barayemo byo bahozemo mu muhanda binjiye muri mudi y'amasomo. Icyo kintu nyine twagishyize kuko mu byo twiga n'imirire myiza tugategura ifunguro ryuzuye iyo bari ahanganye twabateguriye iryo funguro kugira ngo tubereke nyine ukuntu indyo yuzuye ibimeze bajya bishishikariza n'ababyeyi babo kuko nkuko mubizi umwana n'umutware icyo avuze ubwo nyine umubyeyi nicyo agomba gukora. Ntago wajya umutekera ibishyimbo n'ibijumba buri munsi arakubwira ati mama kwishuri twize yuko indyo yuzuye haba harimo imboga nimbe utabasha kubona ibyo ngibyo bihenze ariko nizo mboga ukazisuramo ukazimushyira mu ifunguro uri buze kumugabura ariko urumva umwana we aba yabigizemo uruhare bitewe n'ibyo tuba twarabigishije. Ikintu dufasha umwana nakubwiye ngo hari abana nyine baza bakiri batoya nyine babandi baza bashyika ku muryango nyine bakanga gusiga ba nyina bakanga kubarekuza bakumva basubira ku ishuri ariko nkawe mwarimu iyo umubonye ukaza wirukanga nyine ukamufata ukamuhobera ukamufata akaboko ukamuzana ahangaha atangira kwiyumvamo yuko umufitiye urukundo noneho iyo bari hano ku ruziga bose bari kuririmba ntago ufata umwana wese uzi ngo nuko abizi buri mwana wese uramufata nawe undi utazi kuririmba ukamujyana imbere ukafata duteye indirimbo cyangwa se dukinira agakino wumva ushaka. Aho ngaho nyine ikintu urwo ruziga rumara bituma umwana abasha gushira ubwoba akajya imbere y'abandi akavuga mbese bikanadevelopa language bigatuma nyine abasha kuvuga neza kuko bazanga batari bamenya kuvuga.